Yesu ashimwe. Amen. Mwiriwe mwese. Kaduhereza Imana icyubahiro. Ubushize narabwiye ngo uyu munsi ubu ari umunsi udasanzwe. Last time I said these days, it's a special day. Wabivuze neza mu Cyongereza rwose. Ni umunsi udasanzwe. It's a special day. Uziko bivuze mu Cyongereza niho wumva biremereye. Ikintu kiri special uracyumva? The thing that is special. Ikintu kiba gifite umwihariko wacyo. The thing that is very unique. Hallelujah. Amen. Ababanjirije hano bakoreye Imana bavuze byinshi. The waiters who passed here before, they have said a lot. Abaririmbye bose bavuze kuri uyu munsi. The singers, they sing about this day. Aho nari nicaye hariya ndabwira se ubundi ndi buvuge iki. While we're sitting there, say that, what am I going to talk about? Ko nibaza ko ibyo byose abantu babyumvise. I think that everything that people already understand it. Ikigaragara uyu munsi ntabwo kubona intego wavuga itari paso. Today, the title of the day is going to be the Easter. Hallelujah. Amen. Ubushize pastor yambanjije yabisobanuye bihagije. Last time, Pastor has explained it well. Ariko uyu munsi tugiye kureba ku mbaraga z'umuzuko. But today we're going to talk about the power of Moses again. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka mbabwire ko mwagize neza kuza mwese. Let me say that you did great to be here. Mbifurije amahoro n'umugisha w'Imana. Worship peace of God. Bose bageze hano Imana imuhe umugisha. For you who are here, God bless you. Hallelujah. Amen. Nk'uko uyu munsi uri special, Imana iguha ibintu biri special mu buzima bwawe. As today is a special day, God gives you a special thing in your life. Nongeye kubivuga ngo Imana igusukeho ibintu biri special mu buzima I bwawe. say again that God gives you a special things in your life. Mu izina rya Yesu. Amen. 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 Niyegereje ababyeyi bari hano, abapapa mwese. I welcome mothers and fathers. Ikaze mu nzu y'Imana. I welcome in the house of the Lord. By'umwihariko ndiyegereza cyane Charles hari. And I welcome Charles, the special guest. Charles aradukunda cyane. He loves us. Natwe aradukunda kandi turamukunda. You love us and we love you back. Wowe n'umufasha wawe ni ukuri Imana igiye You bakurisha. your wife. God bless you. Amina. Amen. Nezerewe mama hariya umushyitsi wacu. I'm happy for our guest there. Imana iguhe cyane. Amen. Hallelujah. Mwese ndabanezerewe. For you, I'm happy for you. Imana ibahe umugisha. God bless you all. Hari igihe mba nkareba ni ukuri wajya atarama umunsi wose n'ijoro ryose. Sometimes I look at you and I say that I can spend the day and night. Uzi iyo mwanezerewe numva nanjye ndimo gukirigirwa. And when I'm happy, I feel like tickling. Hallelujah. Hari igihe mwaririmbye hano mwumva amarira arimo kuzengazenga mu maso ariko nkihagararaho. There is a song that the singer sing here and then I feel like having tear in my eye. Ariko by'umwihariko uyu munsi mwari ntabwo special. But today, even everybody looks so special. Ntabwo njya mbika ibyo nabonye ngiye mbivugiraho. I don't hide what I see. I just speak it out. Mwasaga neza. You look great. Amen. Kandi bizaba hamwe. Hallelujah. Amen. Bizabukame. Amen. Kandi Imana itwongerere benshi mu bwinshi. Amen. Imana ibahe umugisha. Numvaga ariko mbanza kuvuga ahari. And I think that's what I want to talk about. Tudatinze umunsi wa none tugiye kureba muri Yohana igice cya 19 umurongo wa 28 kugera kwa 32. Not taking long, we're going to read John chapter 19, 28 kugera kwa 39. verse 29 and 28 to 37. Reka dusome mwarimu gakuye mu microphone adusomere. Let's ask our lawyers to read for us. Umunsi dufite umugisha wo gusoma ibyanditswe bihagije. Today we are praised to read a lot of chapters. Kandi nongera mbabwire ko umunsi dufite n'indi session ya kabiri dufite igaburo ryera. Today I would like to remind you that we have a holy meal tonight. Amen. Karibu.
Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice 18 umurongo wa 28 kugeza kuri 37. Yego. Dusome ijambo ry'Imana. Haravuga ngo Yesu amujyana kwa Pilato, bavana Yesu kwa Kayafa, bamujyana ku rukiko. Bivuze 19:28. Igice cy'umucyenda umurongo wa 28. Yego kugeza kuri 37. Havuga urupfu rwa Yesu. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye ko noneho byose birangiye. Muri hagaraka dusubiyemo. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Uwo munsi wari uwo kwitegura Pasika, kandi abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato, kuko iyo sabato yari umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubafuna amaguru ngo baramburwe. Abasirikare baraza babanza kuri umwe bamufuna amaguru, n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo, ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, bamufuna amaguru, ariko umwe muri abo amucumita icumu mu rubavu. Uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Uwayibonye niwe ubihamije, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri ngo nawe mwizere. Kuko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo nta gufwa rye rizavunwa. Byongeye kandi ibindi byanditswe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Amen. 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 Mwarimu gato adusomere muri Matayo 27 Read Matthew umurongo wa 51 kujya kwa 55. verse 51 to 55. Nasoma twabisomera na Matayo 27 umurongo Matayo ibice 27 umurongo wa 51 tugeze kwa 55. Yego reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo umwenda ukingiriza hera cyane y'urusengero ukabukamo kabiri, utangirira hejuru kugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye, baratinya cyane bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Hariho n'abagore benshi bari bahagaze kure bareba, nibo bakurikiye Yesu afi Galilaya baramukorera. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka tube ducumbikira turaza gucumbukura mu kanya nta kibazo. Let's keep it here. We will try to continue again. Uwaje kudusomera The first read for us. yadusomeye muri Yohana uko twumvise, You read in John. hagaragaramo inkuru ya Yesu Kristo ari ku musaraba. There's a story of Jesus Christ on the cross. Yesu yagize inyota, Jesus was thirsty, ashaka icyo kunywa, and then he wanted something to drink. arakibura. I couldn't find it. Kugira ngo bamumare inyota, For him to feel good, bafata sponge bayishira muri vinegere. Vinegere sinzi niba muyizi. they have a sponge and then they put it into vinegar. Murabona ibi bintu dushyira mu mashu cyangwa dushyira muri salade. You see that things we put on salads. Ubusanzwe vinegere ijyana mu gisebe cyane kuko ni umunyu. The vinegar it's hard more when you put it in the bowl because it's a salt. Yesu yari yakubiswe bihagije. Jesus was tortured well. Kuva kwa Pilato From Pilate.
yari yakubiswe I was being hurt. mu nzira hose yagendaga akubitwa Through his journey, urwo rugendo rwose rw'umusaraba yari yikoreye umusaraba wo guhana he was beaten and while he was carrying his cross. ni ukuvuga ngo kuva kwa pilato kugera i nyabihanga aho bita igorogota Pilate to Golgotha hari ahantu harehare kuko rwari urugendo rwo ku zuba it was a long way because it was the journey under the sun. yesu ashimwe cyane Amen. yesu kristo aravunika cyane And Jesus was suffering. ageze i gorogota And when he reached to Golgotha, baramumanika and then he was hanged. uko yari amanitse The way he was hanged, yumva umutima urenda gucika I felt that heart was almost to, he was almost to lose his soul. yumvaga yenda gupfa I felt that he's near to death. yumvaga ageze ku munota we wa nyuma I felt that he was near to death. nk'uko abantu bose bagiye gupfa bigenda As other people who go to die feel, bivugwa ko bagira icyo bashaka kunywa cyangwa kurya say that they wanted something to drink or something to eat. abenshi bavuga ngo ari kuraga iby'isi As a lot of people say that he's trying to left umwami w'abami asabye icyo kunywa when Jesus asked for something to drink, bamuha icyo kumuguhura ahubwo and then they gave him something to finish him. yesu ashimwe cyane bamusomye iyo nzoga ishaririye niko bahita ngo ni inzoga ariko ni vinegere And then they give him vinegar. haleluya yesu ashimwe ariko byose byabereye ku mugambi w'imana But all this happened for the plan of God. kuko iyo baza gupfa ayo masaha Because if he wasn't dead, if he wasn't died on hari that, icyakorera abandi nabo cyazaga gukorwa there was something that was happened to the others that could happen to him. kuko yesu yari abambanywe n'abantu babiri bandi b'abajura Because Jesus was hanged in the middle of the other thieves, two thieves. byabaye ngombwa ko abajura babona amavi And then it was possible that those thieves, they broke their legs kugira ngo bapfe vuba for them to kill them quick. batanguranwaga n'amasaha y'isabato They were doing quick so they can die before the time of Sabbath. kuko bagombaga gushyingurwa isabato itaragera izuba ritararenga Because they could be buried before the Sabbath began. yesu yapfuye ari kuwa gatanu Jesus died on Friday, so babaga ari kuwa gatanu saa sita z'amanywa and then they was buried on at noon on Friday. yesu ashimwe cyane haleluya ariko byanditswe byari byaravuze ngo But the reading here, it was saying, ngo ntabwo ari we nzagira gute izavunwa it said that there was no one of his bones that would be broken. ahari iyo baza kumuhana ayo mazi byazaga gutuma adapfa vuba Because if they could give him that water, it could just make him not die on time. ariko nk'uko isezerano riri rigomba gusohora imana yababujije kuba kumuha amazi But as God fulfilled his promise, God told them to give him water. yesu ashimwe cyane umva rero igitangaza Here the miracle. igihe kigeze When time came, habayeho kuvuna ba bandi there was time came, and then they brought those thieves. bari bamugezeho yesu And then when they came to Jesus, nk'uko twabyumvise as we hear, we yamaze kunaga ijosi I was already there. haleluya basanga yapfuye And then they saw him. yesu ashimwe cyane basanga umwami w'abami They yacikaye saw the King of Kings was already there. haleluya haleluya basanga rwarangiye Then they saw that he was already there. yesu ashimwe basanga yesu yamaze gupfa They found that Jesus was already there. biba ngombwa ko batamukoraho And they didn't touch him. haleluya kuko rero icyo bagomba kumukoraho cyamaze kurangira Because what they could have done it was already done. igitangaza cyo kubabwira rero iki The miracle that I want to say is this. habayeho gushidikanya They were just being confused. habayeho gushidikanya They were down. abakoraga amande bavuga atari ko uyu muntu ashobora kuba atapfuye For those who were breaking the knees, they say that maybe this person is still alive. ariko hari umutangabuhamya muzima But there was other people who was crying about that.
Haleluya. Amen. kuko abantu bari bafite inararibonye mu kwica abantu. Because for those people, they have knowledge about killing others. Abasirikare b'Abaroma bari baramenyereye kwica abantu. The Roman army were already used to kill people. hari inyabihanga bari barisha abantu bose b'imivume. At that mountain, they would kill everybody. ni ukuvuga ngo rero bari bazi kureba umuntu ko yapfuye cyangwa ko atapfuye. They knew how to know that this person is dead or not. ariko hari umukuru wabo w'umusirikare. But there was the army, the commander. uwo ngabo ntabwo yemeye. That man couldn't accept it. aravuga ngo umpereze icumu. I say, give me the whip. Haleluya. Amen. ngo mumpereze icumu nanjye ngerageze. Give me the whip so I can try. ngo mfashe rya cumu. When he held the whip, umva icyo bari kukubwira. Haleluya. Amen. amutera mu rubavu. and then he put it to his way. Haleluya. Amen. ngo ako kanya At that time, muri rwaro ahereye ku mutima hano bari bazi kubarira neza neza aho umutima uherereye. in the way close to the heart, ngo arasorota. and then he did it again, like more time. bibiliya rero ngo yaracumise iryo cumu mu rubavu. He said that he pushed it really hard. ngo hita hasohoramo amaraso n'amazi. So and then the blood comes out with water. komande za bibiliya uyu mukomande w'umusirikare The comment about in the Bible said that yari yagize ikibazo cy'ijisho rimwe ryari ryarahuye. they said that he was having one eye which wasn't seen. Haleluya. ngo akimara guteramo iryo cumu After he tried to stay in his ribs, y'amazi n'amaraso byinjira muri rya jisho ry'umusirikare. that blood and water into his eyes. ndagira ngo mfate akantu neza. yesu ashimwe cyane. Haleluya. mbere y'uko bamuhamba pilato yari yamaze kwandika ku icyapa ku musaraba hejuru ngo bagishireho ngo uyu ni umwami w'abayuda. Before they hang him, Pilate was already by the sign saying that this is a king of Judah. uyu wambaye hano ni umwami w'abayuda. This person who hanged here is a king of Judah. ariko abayuda barabatubera wikwandikaho umwami w'abayuda wandika uwiyise umwami w'abayuda. The Jews say no, say that write someone who claimed to be the king of Jews. njya numva abasirikare bajya biha amapeti. Sometimes I hear the soldiers who give them. hari abo njya babona ba autoproclame niba autoproclame mu gifaransa. hari abiyambika mbese amapeti. There's some people who just credit themselves, soldiers. yesu ashimwe cyane. hari n'abo leta yambika amapeti. But there's others who the government credit them. ariko yesu ntabwo yigeze yiyambika amapeti. But Jesus was not credit himself. ahubwo yari umwami koko. He was the king. ntabwo yari umwami w'abayuda He gusa. was not the king of Jews. ahubwo yari umwami w'abantu. He was the king of kings. Haleluya. yesu ashimwe cyane. birahateza kurishurirwa. Lord say he has a vision, kandi wowe umupagani ukamwita umupagani. and then he was not a Christian. aravuga ati rero ntabwo ari umwami wawe. And then he said that I'll say that he's the king of kings. ibyo mubwira ngo yese yewe namaze kwandika kandi sinjya siba ibyo nanditse. But for those who say that he claimed himself, I can just repeat myself. yesu ashimwe cyane. ariko wowe wambaga But when he was ntabwo bari kumwemerera n'ibyo pilato yavuze. they wasn't even agreed with what Pilate said. n'abasirikare n'ubwabo bakoraga ibintu Even the soldiers who were doing that, babikora nk'impumyi they would just do it as a crime. batazi aho bari kubamba. They couldn't even know who they hanging. kuko n'igihe yarageze bamushinjaga bati mpamvu bawe kuko batazi ibyo bakora. When the time came, they said that God forgave them because they don't even know what to do. yesu ashimwe cyane. yesu yari yamaze kubareba mu mitima. Jesus was already looked into their heart. abona ko ibyo barimo batabizi. And he saw that whatever they're doing, they don't even know. ahubwo bari gufasha gusohoza ibyahanuwe. Because they're doing just to
to bring the vision to life. haleluya ibyahanuwe The things that was prophesied. haleluya yesu ashimwe cyane haleluya haleluya uyu munsi ni umunsi w'ubutsinzi bene data Today is it's a day of victory. uriya mugabo ngo baze kumusogota After he killed Jesus, dusubiye inyuma ho gato when we come back, amina ngo uyu musirikare that soldier, pilato yaramwizeraga Pilate was trusting him. ngo yari umuntu w'umugome cyane kuva kera He was a bad person. ngo ariko maze guhura n'ikibazo cy'ubumuga bw'ijisho When we have that example of one eye, pilato yibaza ukuntu yamusererera mu he gisirikare said that how he could fire him or retain him. biramuyobera And then he could. arabatereka kuri rero bariya abantu baricaye I say that let's make him the leader of those. aho kugira ngo atayaringe aza kuri rero bariya abantu babicaye Instead of retiring, he can be the leaders of those heroes. azajya amenya abapfuye n'abatapfuye So he could know that who's died or not. haleluya yesu ashimwe cyane ako kanya umunsi wose At that time, what did he do? ya maraso yinjira mu jisho ry'uriya Right musirikare his eyes. ijisho rirahumuka Then the eye opened. yesu ashimwe cyane ijisho rirareba The eye opened. abantu bari kurabizi I say, do you know? mbashe gusobanukirwa Now I know. uyu muntu ntabwo ari umuntu usanzwe This person is not just a normal person. haleluya Amen. nubwo bamwicishije Even though we kill him, nubwo bahagaritse abamwica even though the leader of ariko uyu muntu ntabwo yasaza this person is not usual. bishoboka bite ko aya maraso yajya mu jisho How it can be the blood to enter my eye? kandi yavuye And he already dead. none ijisho ryanjye rirashya And then and then does that blood and water heal my eye? ubu ntangiye kureba Now I can see. haleluya yesu ashimwe cyane Amen. mwarimu gatoya yadusomeye The evangelist got to say, muri matayo makumyabiri na karindwi mirongo itanu na rimwe kugera mirongo itanu na gatanu really Matthew, haragaragara ikintu cyabaye they said, what happened? habaye urugamba rukomeye They said that it was a very powerful battle hagati ya saa sita na saa cyenda between 12 and 3 p.m. haleluya yabona umwanya wa komforte wari umwanya wo kurwana hagati ya satani na yesu kirisito That was the battle between Jesus and Satan. yesu ashimwe cyane aho ngaho hari intsinzi y'abizera And that's where the victory of richness was. yesu ashimwe cyane kuko yesu ari ku musaraba Because when Jesus was on the cross, umutima wa yesu uri kurwana when his heart divided, satani yari ko ayirangije Satan was not that he's already done it. satani yari ko abikemuye Satan was he just saying that he know that he was done it. satani yaramaze kugira ngo bageze ku ntsinzi Satan know that he was already won. reka mubwire Let me tell you, akagabo gahimba kandi kataraza ntabwo uri bushoboye ariko abagabo baragutana reka muri gutyo okay, the men are above others. hari umugabo uruta undi mugabo There is one man who can be on. nubwo twese dufite ibizigira cyangwa Even though we all have muscles haleluya nubwo twese dufite even we all have imbaraga our energy, our power, burya bararutanwa but the men are they're different. haleluya bibiliya yitwa yesu intare y'umuryango wa yuda The Bible says that Jesus is the Lion of Judah. haleluya satani nawe wagiye intare yirirwa itontoma And then Satan called himself the lion that would be laugh around. ariko umutontomo w'intare But the wrath of lion, nube yatontoma even though he can laugh, hariho intare y'imbaraga rero intare y'imyantege ye the lion of powerful and the lion of poor race. haleluya yesu ashimwe cyane yesu ni intare y'umuryango wa yuda Jesus is a king of, it's a lion of Judah. yesu ni intare ya original Jesus is a lion, the original lion. haleluya ariko satani But Satan ni intare y'amafuti is the useless lion.
niba ari icyitirizo ibyangombwa Is the life which is not even complete. yesu ashimwe cyane haleluya haleluya intara y'umuryango wa yuda The line of Judah yabasha gukora urugamba rukomeye able to fight the battle. ihangana na satani And fight with Satan. yesu kristo ahangana na satani Jesus Christ fight with Satan. yesu ashimwe haleluya yesu ari ku musaraba w'igorogota When Jesus was hanged on ku isaha ya cyenda on the 9 hours haleluya ariko turacyari kumwe together. ku isaha ya cyenda On the 9 hours. ngo habaye umwira kabiri It was izuba ryarasiye there was no light. haleluya habaye umwijima They were dark. haleluya ntabwo bongera kubona There was no light. yesu ashimwe haleluya habaye umwijima There was like a dark. habaye ikiramurindi They were like a midnight. ntabwo bashobora kongera kureba There was nobody who could see. yesu ashimwe cyane amina amina habaye umwira kabiri There was killed of shadows. haleluya habayeho igicu kirabudika There was like a crowd came and covered, ariko icyo ntabwo gitangaje cyane but there was no even special. icyatangaje cyane What was special ni uko habaye umutingito is that was the earthquake. haleluya habaye umutingito There was earthquake. ngo umwenda w'ukingirije ahera cyane So the dress that was covered the richness plate. reka tuyite ko ari nk'iyi katebe Let's correct this curtain. ejo bundi bazakora dekorasiyo hano That time they will decorate. ngira ngo ariko ko byari bimeze sinabiriye Around they will decorate here. cyangwa mu rusengero Back in the days in the church, habagaho ikintu gikingirije aho abatambyi bakuru babaga there was bari a cover that covered where the leaders of the church. ariko yesu amaze gucika But when Jesus died, ngo habaye umutingito there was earthquake. umwenda w'ukingirije ahera urasakuka Separated into half. yesu ashima cyane Amen. haleluya icya mbere satani aba aratsinzwe First, Satan was defeated, amaso yacu arongera arafunguka and our eyes open again. tumenye ahera cyane ko haboneka And now we can see the place of in the church that we can see. tubasha kumenya ahera cyane So we can see the light place ubwo tutashoboraga kuhabona where we couldn't even see. yesu aradufungurira umuryango And then Jesus opened the gates. yesu aradukingura umuryango wo kubonana data wa twese Jesus opened gates so we can meet our heavenly father our heavenly Father. yesu ashimwe cyane Amen. abashoboye kwigerera And then he power us to be there. amina Amen. haleluya muri kubyumva neza You understand it? kubera urugamba rwane From that rwa battle, yesu kristo yesu yageze ikuzimu Jesus into the. nk'uko yaribabwira umugabo ahinda ataraboneka As I said, that the man can call himself great. cyane n'abavuga kureba bino bintu bya kaci murayiwe I was watching Coach. n'umujya bibona babikora ibigabo by'ibihangange kimwe kikikubita bimwe byo kwesura na sinzi biba mubizi murabizi Do you know that? iki kigabo kigafata ikindi kigakubita So all those people, kandi batera kubona umugabo atandukanye kandi uzi ko byarangiye in wrestles, you see people wrestling with each other. satani rero nayoboye ko yesu yari ku musaraba And then Satan knowing that Jesus was hanged on the cross. iyo maboko yamuganje And then he felt that he was great. gatangira gukubita igitwenge And then he was start to laugh. nawe ntazi ko yesu ari mu bwigarura He didn't even know that Jesus ari mu bwigaranzuri Jesus was coming to him. haleluya ngo amaze kugerayo When Jesus got there, ngo yesu habaye umutingito Jesus, there was earthquake. ntabwo hasadutse gusa wa mwenda There was not even ngo covered. hariho ibituro byari bikinze Even there was a bird that was covered. ibituro by'abera The bird of riches. yesu ashimwe cyane hariho satani yari yarahitanye There was the people who Satan was killed. haleluya urugero niba yohana For example, John. yohana yazize akarengane
John was judged by something that he didn't even commit. Haleluya. Baciye umutwe They cut his